indi video kambanze mbasuhuze mwaramutse neza mwiriwe bitewe naho uherereye ngira ngo uhita ubyumva neza cyane mu gihe twari duhugiye muri video ya yampano era ngo mwabonye undi mukobwa uri gucaracara ku mbuga nkoranyambaga bita Diane uzwi ku izina ry'uko yanze nyina wasohoye video mwagiye mubona akantu gacaracara bavuga ati iyi ni wasake yigendera. Video rero nanjye yamaze kungeraho tudatinze mbere yuko mbereka uko byari bimeze cyangwa bumvisha uburyo yabikoragamo ko kumurareba mumbwire niba ari wasake cyangwa atari wasake. Ndashaka kubanza kubereka video y'uburyo yavuze ko yanga mama we. Niba utarayibonye cyangwa niba waranayibonye wongere wibuke uvuge ngo uyu koko ni Diane, ubwo uraza kumbwira muri comment umbwire koko niba ari we. Mubyeyi singukunda, sinzigera ngukunda, ndakwanga, nunayibura umenye ko nkwanga, umva ngudwango ngufitiye nkiyo wapfa ku munsi w'ikiro cyawe sinzigera mabo. Uvuze nkiyo yapfa ku munsi w'ikiriyo cyiwe ntago nzaba mari. N'ubu ngubu ndamutse mumuye na moto hari yamugonze nukuri ko Imana ndarahiye naco ngakomeza. Ngayo nguko ubwo ari ubutumwa Diane yahaga mama we. Tindamutse munyuzeho yakoze impanuka nakikomereza ntacyo namufasha. Namwe munyumvire niba koko amagambo nk'aya ngaya akwiye kuvuga umwana ku mubyeyi. Murabizi buri umubyeyi niyo yakwanga gute, ntekereza ko utagakwe kumwaturiraho ibingibi koko aba yarakoze ibikomeye. Hanyuma tudatinze reka mpite mbumvisha video byihuse, ariko mbere yo kuyibumvisha reka nongere nshimire buri muntu wese wakoze subscribe kuri iyi channel yacu. No kuri ni byiza cyane, nta cyumweru kirashira tuyifunguye, ariko kubera urukundo rwanyu no kuri bigenda bimpa nanjye imbaraga. Rero ndagushimiye wakoze subscribe ugatera comment ku bintu bigiye bitandukanye, no kuri mbikuye ku mutima ndagushimiye cyane, kandi courage dukomereza aho ngaho turebe ko hari aho twagera. Hanyuma video yangezeho ni y'umunota umwe, niyo video ngewe mfite. Ndagira ngo nkumvishe neza cyane, utega amatwi umbwire niba ari wasake koko cyangwa atari wasake. Ubundi tera gatebe hanyuma uze kumbwira muri comment. Aha ntago bizoroha i Kigali mw'abantu mwe, ibintu ni hatari. Ngiyo video ngewe yamaze kongeraho ya Diane. Nubwo naje kubona video mu kanya kashize Diane ariko bihakana avuga ngo uyu mukobwa video yasohotse ngo ntagari we, ngo kuko uyu mukobwa afite amabere y'umutuku kandi Diane we ngo afite amabere y'umukara. Reka mbanze nkabumvisheho gatoya ako ka video. Yewe mukobwa nago dusa, mwitegereze neza amabere yiwe. Urukumva amabere yiwe ni umutuku, ariko amabere yagingewe ni umukara. Urukumva nta nubwo nge mfite amabere angana kuriye, singira amabere manini, ngira amabere matoya. Urumva simfite ibicece mu nda, cyo ni cyambere. Cyo nahantu ura mukobwa duhuriye habe sina namuzi, nahantu namwe muzi pe.
hanyuma wowe niba warabonye video wabonye koko atari Diane cyangwa ni bya bindi byo kwidefanda, ariko ngewe iyo nsesengoye video neza mbona ko ari Diane 100%. nawe kandi niba utaranayibona ubwo ni muri bwa buryo dukoresha nka Elike TV. Reka nanasoreze ikiganiro ahangaha mbashimira mwebwe mwese nyine dukomeje kubana nkuko natangiye mbivuga. Nukuri ni by'agaciro, urukundo mwanyeretse rwarantangaje, kandi nanjye mbizeza ko buri makuru yose agiye hanze azajya bari hano kuri Elike TV. Nababwiye ko nzajya ncishaho movie vuba cyane, rero tujye tubana buri munsi. Icyo ngusaba wowe ni ukugera hano ugakanda subscribe, rwose ubu nshyigikiye. By'akarusho ushobora no gukora comment, like, wenda ukanasangiza n'inshuti zawe mu buryo bwa share. Aho ngaho rwose uba unshyigikiye. Reka mbashimire cyane rero mwebwe twabanye, ubwo tuzasubire muri video z'ubutaha. Ndabakunda cyane, bye. Written your